itariki ya 20 ukwezi n'ukwa kane uyu mwaka turimo ni 2025, ngira ngo nkuko ubonye kuri iyo screen yawe ayo mashusho atangira n'amashusho agaragaza korali y'ingimbi cyangwa se korali y'abana bakizamuka. Ni korali yo muri Kiliziya Katolike, n'amashusho ari gukomeza guhererekanwa ku mbuga nkoranyambaga. Abantu ntabwo bari guhaga aya mashusho n'ubu ngubu rwose. Amashusho ngewe ndi kuyareba nkareba ubuhanga bw'aba bana nkumva ndanezerewe cyane. Donc abantu benshi ntabwo bari kuyahaga ku mbuga nkoranyambaga, bari kugenda bayohererezanya. Donc imbuga nkoranyambaga nyinshi abantu bari kugenda bayapostinga, ariko kandi abantu batangarira ubuhanga bw'uyu mwana uri kureba kuri iyo screen. N'amashusho agaragaza umwana w'umusore ukiri mutoya, n'umwana w'umusore ukiri mutoya, aho rwose ijwi ryiwe riri gutangaza abantu, uburyo azamukira mu ndirimbo biri gutangaza abantu ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi bari gukunda uyu mwana. N'amakuru meza nkuzaniye kuri uyu mwana. Ese bimeze gute kuri ubu ngubu? Ibiri kuvugwa ko ngo korali do Kigali hari ukuntu ngo bishobora kugenda. Donc wumve buri kimwe cyose aba bana bari gutera abantu amarangamutima ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo muriho murumva ko donc mu mazuru narwaye tugripe, ariko ntabwo byatuma tutabana nyine mu nkuru, ntabwo byatuma ntabagezaho amakuru. Tugenda tubagezaho 5 kuri 5 ubwo muri buze kuza kuba mwanyihanganira. Uyu mwana rero yitwa Nshimiyimana Alex. Uyu Nshimiyimana Alex afite imyaka 7. Uwo mwana wabonye kuri iyo screen afite imyaka 7, umwana w'umuhanga cyane, afite imyaka 7. Akaba abarizwa muri korali yitwa Pueri Cantores Mutungu. Ngira ngo ni iyi korali iherereye muri Kiliziya Katolike, iherereye muri paruwasi ya Mutungu, iherereye hariya mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. N'umwana w'umuhanga. Ubundi mu busanzwe aririmba ijwi rya tenor, ariko ngo iyo byakomeye ajya gufasha na alto. Urumva nyine amajwi burya ari umuhanga. Iyi korali y'abana aririmba tenor, akajya muri alto, akagerageza noneho no kureba uburyo yaririmba baze kugira ngo umwimerere nyine w'indirimbo bari kuririmba ukomeze kubawo. Urumva uburyo uyu mwana ari umuhanga cyane. Abantu benshi bari kumutangarira byo ku rwego rwo hejuru. N'umwana rero wagaragaye kuri ubu ngubu, abantu benshi bari guhererekanya amashusho kubera uyu mwana, aho uyu mwana yinjiriye muri tenari, ijwi n'ubundi asanzwe aririmba, hanyuma ahita ahindura ajya kuri alto. Noneho uburyo aririmba, ijwi rijyana n'amarangamutima ye, ubona nyine rijyana n'uko yiyumva. Ni bimwe mu bintu biri gutangaza abantu amarangamutima, ukabona niba ari ahantu nyine yumva twawe, ukabona arahindutse, ibimenyetso by'umubiri ukabona arahindutse. Abantu benshi uyu mwana bazi kureba kure mu bijyanye n'umuziki bari kumubonamo ubuhanga bwo ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi bumve bari kumutangarira cyane. So bitewe rero n'ubu buhanga bw'uyu mwana, mu by'ukuri abantu benshi bamubonyemo, abantu benshi batangiye gushaka contact yiwe kugira ngo baganire nawe. Murabizi imbuga nkoranyambaga zigira impact. N'abana benshi bagiye bafashwa, umwana bakamureba bakamubonamo ubuhanga, ugasanga abonye abantu bakamuha amafaranga, bakavuga bati turakubonamo ubuhanga, waba nka Rugamba Sipiriyani, waba nguyu muhanzi, ati rwose twakubonyemo ubuhanga. Ugasanga abantu bamushoyemo. Abantu batangiye gushaka contact z'uyu mwana, ahantu atuye, buri kimwe. Donc wumve uyu mwana nyine abantu benshi bari kumushaka ku rwego rwo hejuru. Hari abashaka kumuhereza amafaranga, hari abashaka, donc buri kimwe cyose uyu mwana abantu benshi bari kumugarukaho.